Mwiriwe mwiza mwebwe muturukiye Sano Media TV Rwanda. Ikibazo cy'abantu batangiye kujya bavuga ikibazo cy'abantu bahuye n'ihungabana bigisha amategeko y'umuhanda. Bamwe muri bo bari kugenda bavuga ko habaye ikibazo cyo kubura abakiriya bitewe n'uko baza bakiga bakabura amatariki yo kureberaho ibizamini bazanakora, bityo bigatuma bose barekera kwiga. Nuko rero twagiye ahantu hari abantu bigisha imodoka, baratubwira ikibazo bakunda guhura nacyo cy'abakiriya, naho abandi bo twasanze biga baratubwira ngo ni ukwiga binezeza batazi igihe bazakorera. Muri make ni ukuvuga ngo batewe n'igihombo kinini gikabije cyane. Bamwe bari kwivugira ngo baraza kubireka n'ubundi kuko mbona ntacyo ibintu birimo biratanga. Nuko rero twegereye umwe mu bigisha nawe atubwira gutyo. Njyewe rero kuba nigisha imodoka ndabyigisha, ariko ikibazo cyabayeho ni ukutagira amatariki ya nyayo yo kubikora. Murakoze.